inshuti zanyu. Ariko burya hari iyindi nyamaswa yaba iteye ubwoba uretse intare muri parike, njye numva ari intare. Niyo mpamvu dukwiye gufata Yesu nk'aho ari we ntare yacu, kuko araturwanirira. Ikintu cyose duhamagaye mu izina rya Yesu n'abadayimoni barahunga. Ni ukuvuga ngo izina rya Yesu rirusha imbaraga ziriya ntare zo muri parike. Nta kintu cyagakwiye kudutera ubwoba rero, kuko reba nk'intare iramutse ikubwita ngwino wicare iruhande rwanjye, ndibaza nta bwoba waba ufite. Yego waba ufite ubwoba kuri bukurye, ariko ari ibintu bishoboka ukabona ko itari bukurye. Ngaho ibaze rero uwaremye intare, ni iki cyagutera ubwoba? Dukwiye gukoresha izina rya Yesu mu bintu byose. Ubwoba ntibugomba kudukontorora, ahubwo izina rya Yesu ryakagombye kudukontorora.